turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Tubahaye ikaze mwese aho muherereye hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi n'abazakurikirana iki kiganiro nyuma kuri YouTube, kubera ko na nyuma yuko tuvuye hano muri studio nanone iki kiganiro gikomeza no gutambuka kuri YouTube. Namwe turabasuhuje aho muherereye hose. Ndasuhuza bene data nanone bahishuriwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenye ukuntu Imana yaduhaye ijuru ku buntu muri Kristo Yesu. Ubu bakaba bicaye baguwe neza. Ikibazo cy'ubwoba bwo gutekereza uti nzajya mu ijuru gute cyararangiye, bakaba bicaye ariko bicaranye ibyiringiro bifite ubugingo. Bavandimwe namwe aho muherereye hose ndabasuhuje, kandi reka mvuge ngo mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu, kubera ko Imana yabahaye kugubwa neza. Mukomeze kwishima iteka, kubera ko Imana yabahaye kwishima iteka ryose, mwaba mukiri inaha ariko bikaba akarusho twiyambuye umubiri upfa, tumaze kwambara kudapfa iteka, tugiye kubana n'umwami wacu wadukunze, tugiye kubana n'umwami wacu watwitangiye, tubonanye imona nkubone. Bizaba ari umunezero. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshimiye Imana rero ko yiciye inzira nkaba mbonetse hano muri studio, niyo ibikora. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndanashimira Imana ko ariyo irinda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyishimiye abanyarwanda muri rusange, kandi nyishimiye ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko Imana ni ikwiye gushimirwa muri byose, kubera ko nta kiriho na kimwe kitabayeho mu bushake bwayo. Ndayishimira ko iduha izuba ikaduhereza n'imvura. Ishimwe cyane ko ariyo muremyi w'ijuru n'isi ndetse n'ibirimo byose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bagiye batandukanye. Uwo muhaye mwumva rero kuri uyu mugoroba avuga ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko nanjye nkaba ndi umukiranutsi ku bwa Yesu, ntabikesha imirimo yanjye. Nanjye nkaba narahishuriwe ukuntu Imana yaduhaye ijuru ku buntu binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Yemeye gutanga ikamubaraho ibyaha byacu, hanyuma n'igihano cyabyo Kristo Yesu akagihabwa ku musaraba. Kristo akamena amaraso, muri ayo maraso nkaba narababariwe. Narahishuriwe rero ko imbabazi nazigiriwe, nari uwo kurimbuka, nk'uko indirimbo tubanjijemo mwabyumvaga ivuga ngo nari uwo kurimbuka kubera igicumuro cyo kwa Adamu, ndetse n'imirimo yanjye ikanabigaragaza ngo nta ngingo n'imwe yandengeraga. Ariko ikomeza ivuga ngo umwami Yesu yarankijije, yikoreye ibyaha byanjye byose, ubu ndi uwera sinzarimbuka. Imana Data wa twese ihabwe icyubahiro ko nanjye ibyo nabishuriwe nkabimenya, nkaba ndi mu isi ariko nejejwe n'uwo murimo Imana yankoreye ikawugaragaza. Yemeye gutanga Yesu kubw'urukundo rwayo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba rero hari icyo Imana yampaye kugira ngo nkibagezeho, ariko kandi binyuze mu ijambo ryayo yandikishije, kubera ko nanone ibintu byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Nawe waba ufite ikibazo cyo kujya mu ijuru,
uyu mugoroba cyakemuka, iri joro cyakemuka, ukanezerwa, ukishima, ukaba mu isi umutima wo kwiciraho urubanza ntawe ukigira, wo gutekereza ngo ubu nzajya mu ijuru gute, ko nagerageje byanze, ko nasenze amasengesho byanze, ko ntura amaturo byanze, ko nabatijwe byanze mu mazi menshi ndetse nayo ku gahanga, ko nahinduranije amadini agiye atandukanye, ariko n'ubu nkaba nyumva ngifite ikibazo cy'ukuntu nzajya mu ijuru. Ni nacyo kibazo mvuge ngo umuntu afite. Iyo umuntu amenye ko ijuru yarihawe ku buntu, akamenya ko icyo kibazo cyakemutse, gikemuwe na Yesu wenyine ku musaraba, aranezerwa. Nawe rero icyo kibazo kuri uyu mugoroba cyakemuka, muri aya masaha cyakemuka, nawe ukanezerwa, nawe ukitera hejuru, nawe ukaba mu baririmba indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge, uti none mu mutima wanjye huzuye ishimwe, shimira umukiza wanjye. Ube maso rero, ndakomeza kandi nkuko tuba twabasabiye, kugira ngo Imana ifungure amatwi y'umutima, kugira ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka kuri uyu mugoroba we kwinangira umutima. Yesu aguhamagara, Imana iguhamagara ngo wumve urukundo yagukunze, irugukundiye muri Kristo Yesu. Reka rero dusome amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani. Turasoma igice cyaho cya 6, hanyuma dusome umurongo wa 28, noneho turaza gusimbuka dusome umurongo wa 40, nawo tuwusome. Turasoma ahantu habiri, turaza no gusimbuka dusome muri Matayo, naho tugeyo twumve icyo ijambo ry'Imana riri kutubwira. Reka dusome. Hano aravuze ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. 29, reka bariho nsoreza. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ni 20. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Noneho umurongo wa 40 ukavuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo uhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko icyo data ashaka ari iki, ni kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Dusubire inyuma gato dusome muri Matayo ibice 20 ku murongo wa 28. Nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu y'abenshi. Subiremo. Nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu y'abenshi. Imana ihabwa icyubahiro. Dusomye amagambo abasha kumvikana, ntabwo dusomye imirongo myinshi. Ukurikije imirongo dusomye iragira nko muri 4. Hariya dusomye muri Yohani ibice byaho 6, tugahera ku murongo waho wa 28 na 29, tukaba dusimbutse tugasoma ku murongo wa 40. Naha dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, mu gice cyaho cya 20 ku murongo wa 28.
nk'uko iki kiganiro tubagezaho cy'ubutumwa bwiza gifite umutwe cyangwa isanganyamatsiko ivuga ngo ijuru ntirikorerwa. Ubundi iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho 2 ugasoma uhereye nko ku murongo w'8 ho havuga ko twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ngo ntabwo byavuye kuri twe, ngo ahubwo ni impano y'Imana, ngo nta nubwo byavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu ubyirarira cyangwa se umuntu ubyirata. Abantu benshi bumva aya magambo bagatekereza batese ko twari dusanzwe tumenyereye ko ijuru rikorerwa, ko twari dusanzwe tumenyereye ko twigishijwe ko kugira ngo uzajye mu ijuru bigusaba gukora imirimo myiza, bigusaba gusenga. Hari n'igihe njya nganira n'umuntu namubwira nti nyamara ijuru Imana yari guhaye nk'impano, yari guhaye nk'impano muri Yesu Kristo. Atoya, ati none se ubwo ngubwo uvuze ko tutazongera gusenga? Ubwo we gusenga kwe yasengaga kugira ngo Imana izamuhembe ijuru, cyangwa se undakambwira ngo ubwo se noneho gutura ntibyemewe, ntituzongere gutura, ntituzongere se gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ubwo we mu yandi magambo we impamvu ambajije gutyo kuko duhura na benshi tukagerageza kubabwira inkuru nziza y'umukiro. Yakubwiye uti none se ntidufashe imfubyi, ntidufashe abapfakazi, batese noneho ntiduture, batese noneho ntidutange icya-10, ntituzongere gutura, ntituzongere gusenga, ntituzongere gukora ibikorwa byiza. No kuvuga ngo we yabikoraga ariko acunzemwo ko Imana izabimuhera ijuru. Yaracunzemwo kuzishyurwa, yaracunzemo kuzishyurwa, yishyuwe n'Imana ko yasenze, yishyuwe n'Imana ko yatanze amaturo, yishyuwe n'Imana ko yaririmbye muri korari, yishyuwe n'Imana ko yabaye umudiyakoni. Ibyo bintu yabikoraga ariko avuga ati ku munsi nzaba mvuye hano mu isi nzajya guhemberwa ibyo nakoze, kandi ibyo nzahembwa ni ubugingo buhoraho, Imana izampemba ijuru. Hakaba n'abaririmba indirimbo zivuga ati hari impamvu Imana izatwibuka, nuko twakoze neza buri munsi tudacogora. Ibyo nabyo urumva ko nibidashoboka, kuko nta muntu wakora neza buri munsi adacogora. Nawe unteze amatwi uri umugabo wo kuba wahamye ibyo mvuze ko ari ukuri, ko utakora neza buri munsi udacogora, kuko umuntu we ni umunyantege nke. Cyakoze hari uwabishoboye wakoze neza buri munsi ntacogore kuva yavuka. Igihe nza kuza gutanga umurongo kugira ngo dusangire ijambo aze kumbwira tuti ngewe narabishoboye. Ariko mu by'ukuri ubundi Bibiliya igaragaza ko Yesu Kristo ari we nzira. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, nta wajya kwa Data atari nge umujyanye. Ntibyumvikana ko wakoraga ibikorwa byiza ubicunzemo kuzahembwa ijuru, nyamaraga kandi hari umuririmbyi wavuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Urumva ibyo umuntu yakora byose n'umwete we wose agashyiraho n'amarira n'agahinda gasaze, mbese kakagaragara n'inyuma, ibyo ntibyashobora kumukuraho ibyaha ngo bitume yakwemerwa n'Imana. Kubera ko kujya mu ijuru bigusaba kuba uri umukiranutsi 100%. Ku mpamvu ziyi nuko Imana irera kandi yo izabana n'abera. Hari umuririmbyi yavuze ngo mu ijuru ntihazagera y'ibyaha, nacyo gituma huzuye amahoro. Ubwo bivuze ko ijuru nyine ni iry'abakiranutsi, aho turaza kuhavuga. Ariko mwumvishije ko
aya magambo dusomye avuguruza ibyo abantu batwigisha, avuguruza ibyo abantu birirwa bigisha kandi bakabyita ko ari iby'Imana. Abantu bavuga ngo mukorere ijuru, murikorere mukiranuke ku gato no ku kanini kugira ngo Imana izabahe ijuru. Oya, ntabwo ari byo. Rimwe na rimwe muzanabyumva umuntu napfa bagaherekeza umubiri we, muzumva mu bintu bavuga kwirimbi, bavuga ati yakoze ibikorwa byiza, ati rwose Imana imwakire mu bayo. Reka mvuge ko ibyo bintu atari byo. Ntabwo gukora neza ari bibi. Mujye mutwumva rwose nshuti zacu muduteze amatwi. Ntabwo kuba wakora neza ari bibi, ntabwo kuba wakwirinda ibyaha ari bibi, ntabwo kuba wafasha abababaye ari bibi, ntabwo kuba wagira ingeso nziza muri sosiyete nk'umunyarwanda, nk'umuntu ukwiriye kurangwa n'imico myiza n'imyifatire myiza, ibyo bintu ntabwo ari bibi. Ndetse reka mvuge ngo murusheho kubikora cyane. Ariko niba ubikoze witekereza ko harimo inzira yaguhesha kujya ku Mana, kuko nawe nubwo ubikora wakubaza tutese ubu noneho uri intungane, ubu noneho kumaze gukora ibikorwa byiza muri ubu buryo, kuvuye mu masengesho, ko wiyirije, ko watanze ibyacumi, ko watanze amaturo, ko wakoze ibi n'ibi, ese kuri umuririmbyi, kuri dirija wa korali, kuri dirijante, kuri perezida wa korali, kuri presidente, kuri umudiyakoni, ese kuri pasiteri, kuri bishop, kuri shehezi, kuri padirisi, ese ibi bintu ujya wumva igihe ubimazemo, ujya wumva umutima waguhamiriza ko uri umukiranutsi nonaha upfuye wajya mu ijuru, cyangwa Yesu agarutse wumva warijyamo? Igisubiza benshi basubiza ni ukuvuga ngo bizwi n'Imana, cyangwa se bati bizaterwa nuko nzaba naramutse. Mwumvishije rero Yesu ko bamubajije iki ni kirya gihe Yesu yari yahagije abantu 5,000 hatabariwemo abagore n'abana. None ahaza abantu 5,000 akoresheje ifi, atubura ifi, atubura n'imigati. None abantu bararya, ngo bamare kurya barahaga. Bamare guhaga rero Yesu ngo aza kwimuka ku gasozi yari ariho ajya ku kandi. Batangira rero kumushakisha, ariko ngo batangira kumushakisha atari urukundo bamukunze, ahubwo rwari urukundo bakunze amafi bariye n'imigati bariye, bakarya bagahaga. Ubu abantu benshi nicyo bacungaho Yesu. Uzumva umuntu akubwira ati igihe Yesu naramubonye, ati kubera ko nari indwaye yarankiza. Reka mvuge ko gukiza indwara Imana irabishoboye rwose, kureka mvuge ko ari Imana ikiza indwara. Ariko burya ikibazo wakira indwara ariko wapfa ukazabana ukazarimbuka. Ujye utanga ubuhamya bw'uko wakiza indwara. Uzumva umuntu akubwira ati ye yambwiye ubukwe irabukora. Uzumva umuntu akubwiye tuti yewe yambwiye ko izampa inzu impinzu. Uzumva umuntu akubwiye tuti ye yambwiye ko izankura mu cyaro ikanjyana mu mujyi, yarabikoze. Uzumva umuntu akubwira tuti ye yambwiye ko izankura mu gihugu cy'u Rwanda ikanjyana i Burayi, ati yarabikoze. Muzumva n'abantu birirwa babeshya mu nsengero ngo barahanurira abantu ngo Imana ibakorera ibi n'ibi n'ibi, ngo none bikaba byaba. Rero reka mvuge ngo abantu gasanga n'urukundo bakunze Yesu si ubugingo buhoraho, mbese si ukumwizera w'ikindi nk'ubugingo buhoraho, ahubwo bamushakira inzu ngo yabahaye, bamushakira ibiryo yabagaburiye, ngo bafite ngo deposit ibiryo mu nzu, ati nari nshonje arangaburira Yesu. Mbese abantu bajya mu butayu ari ibyo bajya gushaka. Abantu baba bari mu cyo bita ngo umurimo w'Imana, ari ibyo bari gushakaho Yesu, kuko ngo nabo bavuye ku gasozi kamwe bajya kumushakira ku kandi. Nawe ngo arabitegereza aravuga ati oya, ntabwo ibitangaza mwabonye, ntabwo ibimenyetso mwabonye ari ibyo bitumye munshaka, si byo bitumye munkurikira, ahubwo ni ya mitsima mwariye, ni wa mugati, ni ya migati n'amafi mwariye mugahaga, nibyo biri gutuma munkurikira bene ubu buryo. Ibyo rero reka nkubwire ngo ntabwo bihesha umuntu ubugingo,
nyamara kandi icyo Yesu we yabikoreraga kwari ukugira ngo babone ko ahubwo bakwiriye guhumuka, bakwiriye gukanguka, bakamenya ko yaje ari umukiza wo kubakiza kurimbuka. Ibyo bitangaza akoze bibahumure, bamenye ko ari we waturutse mu ijuru, bamenye ko Imana yamwohereje kugira ngo aze abakize icyago cyo kurimbuka, abakize icyago cyo kujya mu muriro utazima. Yewe nongere nsubiremo ngo Yesu nyine ashoboye byose. Ntabwo ari igitangaza kuba Yesu yatubura imigati agatubura n'amafi, no kuba yaguha inzu si igitangaza, kuko n'abazifite si uko bazibwiwe, si uko bazihanuriwe. Ariko mu by'ukuri ngo bamusange mu magambo makeya yababwiye, baje bamubaza noneho icyo bakora. Ngo baramubaza, mu byumve, ngo baramubaza kuko yaravuze ati, kuko yaravuze ngo bamubonye hakurya y'inyanja, baramubaza bati mwigisha waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma mushaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mu gahaga. Ni imitsima mwariye mu gahaga. Nimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bihora bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Noneho rero ngo bagize ikibazo, baramubaza. Noneho rero baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu. Hano ushaka ko mwumva, bamubajije imirimo, ariko we ngo ajye kubasubiza ntiyabasubiza imirimo nk'aho ari myinshi, abasubije umurimo. Arababwira ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Umurimo w'Imana. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki imirimo myiza itazajyana abantu mu ijuru? Kubera iki imirimo myiza itazatujyana mu ijuru? Reka mbabwire ngo ubundi Bibiliya igaragaza ko umuntu ni umunyabyaha, kandi kuba umunyabyaha k'umuntu bikomoka kuri kavukire. Nusoma Itangiriro igice cya 2 igice cya 3 uza ukagisoma neza, uzumva ko inkomoko y'icyaha ku muntu, kuko Imana irema yaremye Adamu noneho na Eva. Muri Adamu na Eva nimwo Imana yavuze ngo nimwo abari mu isi twese twakomotse, baba ababayeho, baba bariho, baba n'abazabaho. Inkomoko yacu twese ni ku mugabo umwe n'umugore umwe witwa Adamu na Eva. Icyakora mu bihe bigiye bitandukanye twagiye twambara imibiri, umwuka wacu wagiye wambara umubiri mu bihe bigiye bitandukanye, ariko uwo dukomokaho twese nk'umukurambere wacu umwe ni Adamu na Eva. Imana ibarema rero yababujije kurya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi, ngo cyari giteye hagati mu ngobyi ya Edeni. Imana yari yabakebeye ngo babe muri ubwo busitani. Imana irababwira uti rero mwebwe ku mbuto z'ibindi biti mwemerewe kuryaho, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi cyo ntimuzaryeho, kuko umunsi mwariyeho no gupfa muzapfa. Nimwumva tuvuga ngo ntabwo imirimo yawe yaguhesha kujya mu ijuru, nta yindi mpamvu ni ukuvuka wavutse uri umunyabyaha, ariko kubera igicumuro cya Adamu. Nuko Bibiliya ivuga. Bibiliya igaragaza rero ko Adamu yaje gushukwashukwa na Satani, ariko Satani ashukashuka Eva, asoroma ku mbuto z'icyo giti ararya. Nusome ibyanditswe mu gice cya 3 uzabona ngo inzoka ishukashuka Adamu na Eva, ishukashuka Eva imubaza niba koko Imana yarababujije kurya ku mbuto z'ibiti byo muri iyo ngobyi ya Edeni.
ariko Eva asubiza inzoka uti burya ni Satani bavuganaga, nuko yiyoberanyirije nyine mu nyamaswa yitwa inzoka, kuko Satani nyine nawe azi kwiyoberanya cyane, ariyoberanya cyane. N'ubu niwe wirirwa yiyoberanya abwira abantu ko bazajyanwa mu ijuru n'ibikorwa byiza bakora, ariko kandi akakwibagiza ko muri kamere yawe harimo gukora neza no gukora nabi. Inkomoko rero yo kuba umunyabyaha ikomoka kuri uko nguko Eva ashutswe na Satani, akabwirwa ko narya ku mbuto z'icyo giti atazapfa, kandi Imana yo yari yamubwiye ko narya aho agomba gupfa ko bazapfa nta kabuza. Ngo asoroma ku mbuto z'icyo giti ararya, ahereza n'umugabo wiwe Adamu ararya, nuko uwo mwanya muri bo hahita hinjiramo umwuka w'icyaha, muri bo hahita hinjiramo kamere y'icyaha. Ni ukuvuga ngo kamere yinjiye muri Adamu na Eva y'icyaha, nicyo gihe nawe unteze amatwi wari ubaye umunyabyaha imbere ariko y'Imana. Nicyo gihe Imana yakubonye nk'umunyabyaha, ni nacyo gihe Imana yambonye nk'umunyabyaha. Nubisoma mu Baroma 5:18 habivuga neza ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Igicumuro cy'umuntu umwe, ubwo uwo ninde? Ni Adamu, kuko Bibiliya ivuga ko Kristo yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Urumva ko kuba umunyabyaha umuntu abikomora kuri Adamu wakoze icyaha tumurimo, natwe duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana muri kamere yacu. Ubwo muri kamere hinjiramo ibintu bibiri, hinjiramo gukora neza no gukora nabi. Bivuze iki? Umuntu agihinduka umunyabyaha yaramenye gukora neza, yaramenye gukora nabi. Ni nacyo gihe Adamu na Eva bagaragaye nk'abambaye ubusa mu ngo bya Edeni, kandi byanditswe bivuga ko bari babwamba ariko ntibabimenya. Uwo mwanya ngo batangira kwiremera ubucocero, kwiremera imyambaro mu bibabi by'ibiti bita umutini. Ibyo bisobanura gukiranuka k'umuntu, aho umuntu yatangiye kwihimbahimbira gukiranuka, kwishakashakira ibintu yakora kugira ngo yemerwe n'Imana, Imana yongere imushime, Imana yongere imurebe neza mu by'ukuri. Icyo rero nicyo gihe wabereye umunyabyaha, ni nacyo gihe nanjye nabereye umunyabyaha. Ariko ubu umunyabyaha n'igihano gihari cyitwa gucirwaho iteka, igihano gihari cyitwa gucirwaho iteka, kuko niko Imana yari yavuze ngo nimurya kuri icyo giti no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Icyaha rero cyokoza umuntu gupfa mu buryo bubiri. Icya mbere ni urupfu rw'iteka n'urupfu rw'umubiri, kuko urw'umubiri rwo reka mvuge ngo twaje hano ku isi no kuyivaho tuzayivaho, ariko buryo urupfu ruteye ubwoba ni ukuzapfa ukazajya mu muriro, ukazajya kubana na Satani, roho yawe ikazabana na Satani y'iteka ryose. Nicyo gituma rero wumva Imana ihakana ibikorwa by'umuntu ko bitamutsindishiriza ngo bitume yemerwa mu maso yayo, bimuheshe kujya mu ijuru. Nuko iziko ibikorwa byawe byiza ujya ukora bituruka muri kamere yawe, kandi muri kamere yawe hakaba harimo kuba uri buze gukora neza, ariko no mu mwanya hakavamo gukora nabi. Ibyo bisobanuye intege nke rero umuntu agira. Nicyo gituma babajije Yesu ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Ntabasubije ati imirimo y'Imana mugomba gukora, mugomba kuririmba muri korari, mugomba gutanga amaturo, mugomba gutanga ibyacumi, mugomba gufasha imfubyi, mugomba gufasha abapfakazi, mugomba gukora ibi nibi kugira ngo muzajye mu ijuru. Ntabwo ari uko ababwiye. Ntabwo babwiye ati kugira ngo muzajye mu ijuru mugomba kuba mu idini ya ADEPR. Ntabwo babwiye ngo mugomba kuba mu idini ya Gatolika. Ntabwo babwiye ngo mugomba kuba, amadini ni menshi, reka ne kwirirwa mbirondora, ariko yo ni menshi. Ntabwo babwiye ati kugira ngo uzajye mu ijuru ugomba kubatizwa mu mazi menshi. Ntabwo ababwiye ati imirimo mugomba gukora ni ukubatizwa mu mazi menshi cyangwa ni ukubatizwa ku gahanga. Oya, ni ukugura ibyuma bya korari. Oya, si icyo avuze. Yarazi ko ibyo bintu abantu bazi kubikora, ntiyabasubiza ati imirimo ngiyi, ahubwo yarabasubije ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Kubera icyo ababwiye ngo nuko mwizera uwo yatumye, nuko uw'Imana yatumye ari we wari uje gukiza inyoko muntu kurimbuka.
kuko urumva ko umuntu amaze gukora icyaha yahise yirukanwa mu maso y'Imana, kuko yahise yirukanwa mu maso y'Imana, abaguye mu kaga ko kurimbuka, abaguye mu kaga ko kuzababazwa b'iteka ryose, ababazanyijwe na Satani. Byateguye ko rero byabaye ngombwa ko Imana itegura kudukiza yohereje umwana wayo. Muri Yohani ubutumwa bwiza 3:16 umurongo abantu benshi bazi kurepeta bazi mu mutwe wanditse ariko batumva ikirimo, kuko uyu murongo yumvishije uba wakiriye ubuzima, yumvisha aya magambo kayizera. Ni umurongo uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Yesu rero avuze ati kugira ngo umuntu wese witegereza umwana uwizera, ntabwo babwiye imirimo, aravuga ati umurimo w'Imana ngo nuko mwizera uwo yatumye, yamutumye kugukiza, yamutumye kuza kwishyiraho ibyaha byawe n'ibyaha byanjye, nicyo yari imutumye, iramwohereza rero. Noneho rero ku murongo wa 40 ho havuze ngo ni nacyo data ashaka. Havuze ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana, kugira ngo umuntu wese witegereza Kristo Yesu, amena, kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera aza ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo urebye Kristo Yesu ukamwizera, umurebaho ute ukamwizeraho iki? Nico ngiye kugeraho, kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Imana ihabwe icyubahiro. Abizeye icyo kintu, nanjye naramwizeye, Imana ishimwe ko tuzazurwa ku munsi w'imperuka kandi tukazukira ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Noneho rero aravuze ngo noneho rero ngo kugira ngo umuntu wese witegereza umwana, nuko Imana yohereje Yesu Kristo aza mu isi, kuko umuntu yari yagushije ishyano, yari yaguye mu kaga. Imana rero yohereje Yesu kudukiza, yohereza Yesu kudukiza, ariko imwohereza yambaye umubiri w'abantu. Dore impamvu yaje yambaye umubiri wawe, nuko yaraje kuba umucunguzi, kugira ngo agucungure ntuzarimbuke, kugira ngo agukize ntuzajye mu muriro. Nicyo gituma twasomye muri Matayo ho havuze ijambo rikomeye ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Kuki yiswe umwana w'umuntu? Nuko Yesu Kristo yambariye umubiri wanjye, umubiri wawe muri Mariya, ariko azari uwera. Inda Mariya yasamye ni inda ya mwuka, n'uwera, kuko ngo Mariya yabwiwe ijambo rivuga ati dore ugiye gusama, kandi inda ntabwo ari uko uzaba wabonanye n'umugabo, mwuka wera azakuza aho usama inda. Ubwo bivuze ngo yari yasamye uwera muri we, ari we Yesu Kristo. Ariko kuko yaraje kumucunguzi, yagombaga kwambara umubiri kugira ngo yisanishe natwe, ariko mu buryo bwa mubiri, ariko muri we ari Imana, kuko yaraje kudukiza. Aza hano mu isi rero, avukira muri Mariya, aravuka pe, aravuka avukira hano mu isi. Ijambo twasomye ngo kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Nawe ndagusabira kugira ngo uyu mugoroba wakire umwami Yesu mu mutima wawe, umenye igikorwa yagukoreye, ko yaguhaye ijuru, wariherewe ubuntu muri we. Imana ihimbazwe cyane. Bibiliya rero yavuze neza ko imwohereje rero yaraje azira muri Mariya. Iyi si Kristo Yesu yaje kuyikiranukamo, ariko ari wowe wakiranukira. Nyamaraga kandi gukiranuka wowe nanjye byari byatunaniye. Twaciwe mu maso y'Imana, twakiriye kamere y'icyaha, no gukiranuka biratunanira, byarananiranye 100%. Aho no gukiranuka k'umuntu Imana yakugaye,
umuhanuzi Yesaya yarabihanuye mu bice 64 ku murongo wa 5 aho yavuze ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizenga. Twese twahindutse abanduye twanduriye ni muri Adamu. Niho padiri yanduriye, niho pasiteri yanduriye. Ukubeshya ngo uramubwira ibyaha byawe bikuveho, usaba ngo imbabazi, ngo uramwaturira, ngo urasaba penetesi, oya, nawe yandurijwe hamwe naho nawe wanduriye muri Adamu. Titire waba ufite ari yose mu idini iryo ari ryo ryose, titire waba ufite ari yo yose, wandurijwe hamwe n'ujya ubeshya ngo akubwira ibyaha byawe abikire. Oya, si ibyo. Twandurijwe hamwe muri Adamu na Eva kubera ko twese ariho dukomoka. N'Imana rero ihakana ibyo twakiranutse, iravuga ngo kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizenga. Kuko Imana yahakanye ibyo gukiranuka byacu? Nuko izi neza ko tuvanze n'ikibi n'ikiza, none wakoze neza mu mwanya wakoze nabi. Ibyo bigaragaza intege nke umuntu yavukanye. Ntujye ugira ngo hari ahandi byakomotse. Ndabizi ukunda rwose wanga ibyaha, ujye ukomeza unanabyange. Ndabizi ntukunda gukora nabi ariko udushiduka byakubayeho. Ndabizi ntukunda kurakara ariko udushiduka byakubayeho. Ndabizi ntukunda gutukana ariko udushiduka byakubayeho. N'ibindi ndabizi ntubikunda, ntukanabikunde, ariko ndabizi impamvu bikubaho nta yindi nuko wavutse. Na Dawidi yaravuze ngo dore naremanwe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Zaburi ya 51 ku murongo wa 7 niko havuga. Yesu rero yaje adafite ya kamere, atsindira ko twe twatsindiwe, ko yatsindiye hano mwe. Numva ko wababariwe ibyaha, numva ko wagizwe umukiranutsi ku bwa Yesu, nuko Yesu yaje hano mu isi aragukiranukira, akiranuka mu kimbo cyawe. Ariko uko gukiranuka kukubarwaho ko mu myaka 33 yamaze, ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakora icyaha. Yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakora icyaha. Noneho rero uko kuntu yatsindiye aho twatsindiwe hano mu isi, aratsinda pe. Uko gutsinda kwa Yesu, uko gukiranuka kwa Yesu niko Imana yakubazeho. Niwumva ngo ndi umukiranutsi kubera ko nabazweho gukiranuka kwa Yesu, nawe nibyo naje kukubwira. Ukwiriye kwizera ko hari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Uko gukiranuka ni Kristo Yesu. Nuko gukiranuka yagukorereye ari hano mu isi, kuko niyikorereraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru, kuko we ni nyiraryo. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose. Nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 1 niko havuga, yagukoreraga kugira ngo aguheshe kujya mu ijuru. Niyo mpamvu yavuze ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Yaje kugukiranukira. Imana irangije ifata ibyaha byawe byose uko bingana, wibibara. Irangije ibyaha byawe byose nka kamere nk'igiti kiduteyemo n'imbuto z'ibyo ujya wibonaho. Imana ibibara kuri Yesu Kristo. Nicyo gituma Imana iri kuvuga ngo icyo ishaka ni ukugira ngo uwitegereza umwana wese ari we Yesu Kristo akamwizera ahabwa ubugingo bwe. Ni ukwitegereza kw'ibyaha byawe byose Imana yabibaze kuri Yesu Kristo utari wanavuka, ibimubaraho. Irangije kubimubaraho, nawe ihita ikubaraho gukiranuka kwa Yesu. Kwa gukiranuka yakiranutse, bya byiza yagukorereye ari hano mu isi, Imana ibikubaraho nk'uko na Yesu yabazweho ibibi byawe byose. Ni igihano cyabyo Yesu Kristo aragihabwa, kuko Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abaroma 6:23 niko havuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Hari habonetse rero ujya mu kimbo cy'abantu ari we Yesu Kristo. Imana imubaraho ibyaha byanjye, Imana imubaraho ibyaha byawe. Imaze kubimubaraho n'igihano cyabyo Yesu Kristo aragihabwa. Nicyo gituma rero umuntu wese wizeye ibyo ngibyo atazarimbuka, ahubwo abahawe, aba yakiriye impano y'ubugingo buhoraho, aba
aba yakiriye impano y'ijuru, aba yakiriye impano y'ubugingo buhoraho yahawe n'Imana ibinyujije muri Yesu Kristo. Yesu wakubiswe inkoni ku bwawe, Yesu witanze ku bwawe, Yesu wacumiswe icumu mu rubavu ku bwawe, Yesu watewe imisumari mu biganza no mu birenge bamuhora ibyaha byawe, bamuhora ibyaha byanjye. Imana iri kukubwira ngo itegereze ibyo rero. Nubyitegereza urabona Yesu abambwa ari wowe wazize. Yesu ku musaraba yabambwa ari wowe wazize. Imibabaro yose Yesu yagize yari y'ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. Yesu Kristo kumanuka mumva ku munsi wa gatatu akazuka, yazutse ari ikimenyetso kigaragaza ngo igihano wari kuzahanwa uhaniwe mu muriro utazima, ubabazwa by'iteka ryose na Satani. Yesu arakiguhaniwe, arakirangije, azutse byemeje ko igihano cyawe kikurangirije, aguhinduye umwere, umuziranenge, umuntu utagawa mu maso y'Imana, bikozwe n'icyo gikorwa cyakozwe na Yesu. Izere mu mutima wawe rero ibyo Yesu yakoze. Nituvuga ko ijuru rero ridakorerwa, nuko ijuru atari ikintu gihendutse, ahubwo nuko rihenze, nuko icyasabwaga gukorwa cyakozwe na Yesu, nuko nge nawe ntacyo twari gukora ngo tuzaribone. Ntabwo kuririmba byari duhesha, ntabwo gutanga ibyo navuze byose, amaturo, kuririmba, kubadirija, guhanura n'ibindi ndasobanuye byose ntavuze, ntabwo ibyo byaguhesha kujya mu ijuru. Ingeso zawe nziza ntabwo zaguhesha kujya mu ijuru. Icyakoze zatuma wemerwa n'abantu, bakavuga ngo uri umuntu mwiza. Ni nacyo gituma nyine ukwiye no kwitwara neza, ni nacyo gituma ukwiye no kugira ingeso nziza muri sosiyete. Nuko bidufitiye umumaro muri ubu buzima bwa none, bidufitiye umumaro muri ubu buzima bwa none. Kuba rwose mu by'ukuri uri umuntu witwararika, ukagira ingeso nziza, mu by'ukuri biragufasha mu kazi, biragufasha, bikagufasha kubana n'abantu, bikagufasha kuba mu gihugu rwose uri umuntu w'indakemwa mu byo ushinzwe gukora, mu kazi ushinzwe wahawe, mubo mubana, rwose biragufasha kandi ni byiza cyane. Ariko Imana yo ntabwo wayemeza binyuze muri ibyo ukora. Hari ibintu Imana yemeye ibyo Yesu yakoze, kuko ibyo Yesu yakoze niwe wakoze ibikorwa byiza bitavanzemo n'ikibi na kimwe, kugira ngo wowe bikubarweho, biguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Reka nkubwire rero ngo izere ibyo Yesu yakoze, kuko nibyo Imana ishaka. Izere ko wababariwe. Yesu yaje mu isi kugukorera, yagukoreye ibyari byakunaniye, yagukiranukiye byakunaniye, yakwejeje kwiyeza ntibishoboka. Hari uwakwejeje ari we Kristo Yesu, kandi wejejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Sigaho kwiyeza, hari uwakwejesheje amaraso yamenetse ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Warababariwe, warejejwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Yesu. Sigaho gusaba imbabazi Imana. Buryo ubwo yatangaga Yesu yari kubabariye. Byizere mu mutima wawe, hakurwe mu ikidodo, hakurwe mu ubwoba. Umukunzi wanjye Yesu yaraje, umukunzi wawe Yesu yaraje, kandi yarakwitangiye. Hashize imyaka ibihumbi Yesu Kristo azize ibyaha byawe byose uko bingana. Nuko ubyizera gusa, nawe ukararana umugabane w'ubugingo, ukararana umugabane w'ijuru, ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Buryo ubwo yakoraga rero niwe yakoreraga, yatanze ubugingo bwe, yasutse ubugingo bwe kugera ku gupfa. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro burya cyari kuriwe. Imirimo yawe rero ntiyagutsindishiriza, ikugira umukiranutsi imbere y'Imana. Na Abrahamu iyaba yaragizwe umukiranutsi n'imirimo, ibyanditswe bivuga ko abafite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Abaroma 4 niko havuga ko iyo Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, abafite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Ubwo ni imbere y'abantu, nabisobanuye, niho warata ibikorwa byawe byiza. Ariko Imana irakuze ko watsinzwe kandi utsindirwa muri Adamu, ariko nanone ndakubwira ko watsinze, wemerwa n'Imana, wemerewe muri Kristo Yesu, wakoze icyo gukiranuka bikaguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Na Abrahamu yagizwe umukiranutsi
ubukiranutsi no kwizera Yesu Kristo, nkuko na Dawidi nawe yeruye amahirwe ayo umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Nawe ayo mahirwe wayararana, ayo niyo mahirwe abaho. Amahirwe abaho nukuba mwisi uzi neza kuri umukiranutsi. Ntabwo amahirwe ntasugutunga imodoka, amahirwe sugutunga etage, amahirwe su kwiga menshi cyangwa makeyi, amahirwe su kujya muri Amerika, su kujya i Burayi. Kujyayo ni byiza, amahirwe kuko ibyo byose wabitunga, aho hose wajyayo, ariko wapfa ukarimbuka. Ariko ndakubwira amahirwe nukuba mwisi Imana itakubaraho ibyaha, kandi shimwe impamvu itabikubaraho nuko yabibaze kuri Kristo Yesu, kandi Yesu akanishyura yishyuje ikiguzi cy'amaraso yamenetse ku musaraba. Imana ihabwa icyubahiro. Wewe waruteze amatwi, ngushimiye Imana cyane, kandi nizeye ko mu by'ukuri wumvishije ko Yesu yagukoreye, kandi ikimana ishaka ari uko witegereza ukareba igikorwa Yesu yakoze, ukareba urupfu yapfuye ko cyari igihano cyawe yahanwe kugira ngo wowe utazarimbuka, ukareba ko amaraso Yesu Kristo yamenekeye kugira ngo wabarirwe iki ibyawe, ukareba ko ibyiza yakoze yabikoze kugira ngo bikubarweho, gukiranuka kwe kukubarweho, nkuko nawe yabazweho ibyaha bye bikamuhama bikamujyana mu gihano. Ni nako gukiranuka kwa Yesu wizeye ibyo bintu nawe kuguhama kukaguhesha kujya mu ijuru. Reka dusangire ijambo n'abatwumva muri uyu mwanya. Ni muduhamagare kuri 0782 44 21 25 cyangwa 0738 3 5. Muduhamagare dusangire ijambo, ahari nawe wabuhishuriwe cyangwa ahari nawe watanga inyunganizi. Imana ishimwe. Country FM, alo. Alo Country FM. Alo. Alo, turabumva. Muri bande muherereye he? Muri bande muherereye he? Aha, mukomeze muduhamagare kuri 0782 44 21 25. Alo. Alo Country FM. Alo. Alo. Yego, muraho neza? Ni Rabani Karura bose. Rabani Karura bose, mwateze amatwi ikiganiro? Ikiganiro twacyumvise kabisa kandi kiratwubaka. Aha, hanyuma wakuyemo iki ku bigendanye no kujya mu ijuru? Icyo nakuyemo nyine nuko ngomba kumenya yuko kwijuru ridakorerwa. Aha, impamvu ridakorerwa kari yihe? Aha, aragiye ati nuko nkwiriye kumenya ko mu by'ukuri ijuru ridakorerwa. Impamvu Country FM, alo. Turabumva, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muri bande muherereye he? Simwe Ishagasha. Ishagasha Samuel? Simwe. Aha, mwateze amatwi ikiganiro? Ya ntago nacyumvise neza. Aha, ikiganiro kivuga ko ijuru ridakorerwa, Imana yari duhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Nibyo kiganiro kivuga. Ko Imana afashe ibyaha byawe ikabibara kuri Kristo Yesu, Yesu akabihanirwa, kandi ko igihano wari Yesu Kristo Yesu wagihanwe. Ubyizere gutyo ntabwo uzarimbuka, ariko urakomeza gukurikirana kandi ikiganiro nanone. Nibwo yaragishyiraho radio, turagushishikariza ko kuwa kane katwakira undi. Turagushishikariza ko kuwa kane uzashyiraho urushinge hakiri kare, saa 2 kugeza saa 3. Country FM, alo. Alo Country FM. Aha, murakomeza mugerageza. Ko ijuru turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa kubera ko hari uwarikorereye, ari uwakoze turarihabwa. Alo Country FM. Alo. Yego, muraho neza? Muraho neza. Muri bande muherereye he? Ni Ambassadeur Gat Coiffeur ku Nkombo. Aha, mwateze amatwi ikiganiro? Ikiganiro twateze amatwi twacyumvise.
ukuyemo iki sasa? mu cyo nakuyemo nuko ngewe ijuru narihawe ubuntu kandi ijuru ntirikorerwa. Ijuru wararihawe ku buntu. kumva kw'ibyaha byanjye byose Yesu Kristo yarabihamwe. Yego. Ubwo ngewe mpagaze ndi umwera. Amena. Ngewe ndi umwera mpagaze ndamutse mvuye nagera mu ijuru. Uramutse upfuye wagera mu ijuru. Amen, amen. Ariko mbora kandi mwabuze nasobanukiwe neza. Mvuze ko ndamutse mvuye nagera mu ijuru. Yego. Nose byakuraho kuko umuntu yajya gusenga. Byabikuraho? Oya, ntabwo byakuraho ko wajya ujya gusenga. Mbere wajyaga gusenga ugira ngo Imana izaguha ijuru. Ariko none umenye ko ijuru burya Imana yari guhaye ku buntu kuko yatanze Yesu akazira ibyaha byawe ubu ukaba uri uwera. None rero gusenga kwawe ugomba gusenga ushimira Imana ahubwo ko yaguhaye ijuru. Ushimira Imana ko yatanze Yesu akazira ibyaha byawe. Ushimira Imana ko yatanze Yesu akamena amaraso mu maraso y'ukaba warababariwe ibyaha. Amen. Ushimira Yesu ko yaguhinduye umwere kwera kwe kwabaye ukwawe. Noneho amasengesho yawe agomba guhinduka noneho. Kubera ko mu mutima wawe noneho huzuye mwishimwe ryo gushimira Imana ko yaguhaye ubugingo buhoraho ku buntu. Ntabwo nashaka kumva umubyeyi wanjye Imana iguha umugisha ndafashijwe. Urakoze cyane gubwa neza. None mugira umuhanda mwiza twabanye neza Imana ikomeze ibandindira. Urakoze kandi namwe turabakunda cyane. Murakoze. Umuvandimwe mushimiye Imana cyane aragira ati aho mpagaze ubundi uwera kandi ndamutse mpfuye hano najya mu ijuru kubera yuko nizeye ko Yesu Kristo yampfiriye kandi akazira ibyaha byanjye ijuru nkaba nararibonye ku buntu. Gubwa neza ibyo bintu byizere mu mutima unezerwe ugubwe neza kandi ubibwire n'abandi. Imana ihimbazwe. Turakomeza kubakira mu gihe dufite dukomeze kunezeranwa kuri 0782 44 21 25 cyangwa kuri 07 8 3 amazeru 5 07 8 3 amazeru 5. Ijuru wararihawe. Gubwa neza nezerwa. Hari urukundo rukomeye Imana yagaragaje ubwo yatangaga Yesu. Yamutanze kugira ngo utazarimbuka. Noneho niba hariho gusenga n'ugusenga dushima Imana. Hari uwaje tumwakire. Allo Country FM. Mwiriwe neza muri bande muherereye he? Emmanuel Dive. Manuel hagana he? Kuba Dive. Manuel kuba Dive, twishimiye kubakira mwateze amatwi ikiganiro. Ndakeka mfunguye mu kanya. Hari icyo wumvise? Mwari muri ikiganiro. Banga ijuru rikorerwa. Yego. Ahubwo twari herewe ubuntu. Yego Manuel. Hazima nanjye ndabihamya. Nuko twarihawe rwose. Nanjye ndabihamya ko twarihawe. Yego ndakumva cyane rwose. Ahubwo ndashimira mwebwe mwese nyine mutwibutsa. Ndabashimira kubwo kwitanga mwamwitanze mukata iby'urwo rugendo. Yego. Aho kuba twatunganya inzira yacu. Yego. Hanyuma kubwo twahawe ijuru kugira ngo twirare. Kugira ngo tubikore dukoze imirimo myiza kugira ngo izadufashe. Ntago ari ukugira ngo twirare, ariko nubwo dukwiye kubanza kumenya ko wari hawe. Ukabanza kumenya ko icyari kuri kubuza ari ibyaha byawe. Yego. None ibyo byaha nibyo Yesu yazize.
yego. iyo wizeye ibyo rero uba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, ubikesha kwizera ko burya Yesu yagiye ku musaraba akishyiraho ibyaha byawe, yego, n'igihano cyabyo Yesu Kristo akagihabwa. yego, none wowe rero warababariwe, ariko utabikesha gusaba Imana imbabazi, utabikesha kubikorera, ahubwo ubikesha ko hari uwakoze wowe, bigatuma wemerwa kubw'uwo wagukoreye ari we Yesu Kristo. yego, none rero ntabwo wakwirara ngo nuko wizeye ibyo, yego, ariko nta nubwo wavuga ngo ugiye gukorera ijuru kuko hari uwari guhaye, ahubwo wowe utangira kubaho ubuzima ahubwo bushimira Imana kubera ko yaguhereje ikintu cy'indashyikirwa. yego, kandi nicyo nyine turi kukubwira ngo wariherewe ubuntu, ntabwo ari amasengesho wasenga, si amaturo watura, si ingeso nziza wagira zari guhesha. Imana irabizi ko turi abanyantege nke, ahubwo yabazeho Yesu ibyaha byawe, yego, arabihanirwa, arabizira, kugira ngo wowe nubyizera uhabwe ubugingo buhoraho, yego, kugira ngo nubyizera uba umugabane w'ijuru. Noneho rero nyine abarigabanye nyine, kandi urumva kwizera Yesu nyine uba wavuye mu bwami bw'umwijima wageze mu bwami bw'umucyo. yego, ariko ntabwo ari ukugira ngo wongereho kugira ngo uzajye mu ijuru. Ibyo Yesu yagukoreye birahagije kandi byemewe n'Imana. Ubyizere hano uri mu mujyi wa Kamembe, aho Igihundwe, ubyizere umutima wawe unezerwe, umenye ko nta cyaha Imana ikikubaraho, nta rubanza Imana ikikubaraho, kuko ibyo yagombaga kukubaraho nibyo yabaze kuri Yesu Kristo, kandi yarahariwe ahanwa mu cyimbo cyawe. Sibyo? yego, ugubwe neza cyane. yego. Hanyuma icyo nongeraho, ijambo yindi ndi kumva riri kumfasha, riri mu 10:8. Riri he? Bahembwa iyo 10:8. Azabishwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Abera musobanure kw'ijambo. Bitewe nuko kubeshwaho no kwizera kubera yatangiye ku musaraba. Uko kwizera kukubesheho, yego. Dukwiye nyine kuko n'urundi rubyiruko rugenzi rwanjye bari kubyumva. Ubanza ntabwo ndi kukumva neza kubera ikibazo cy'amarezo. Ikibazo cy'amarezo ndakumvise noneho. Arembuze. Yego. Ndi kubwira abagenzi n'abandi tungana ko dukwiye kubeshwaho nyine bizera yaduhaye. Yego, icyo Kristo Yesu yaduhaye. Rero akindi bariyumvira harimo ikibazo cy'amarezo, ariko yari ari kuvuga ati umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Voilà, urumva ko gusa umukiranutsi, niba wabaye umukiranutsi kubwo kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ubwabyo ibyo wizeye bigomba kukubeshaho. Wamaze kwakira ubuzima bushya, kuko biravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba bamaze kuba ibyaremwe bishya. Ubwo buzima wakiriye bukwiye kukubeshaho, kandi bukakubeshaho neza, kubera ko muri we haba hakuwemo kwiciraho iteka, haba hakuwemo urubanza. Ibyo rero bigomba kukubeshaho, kuko ukwiye kubaho unezerewe nyine, uguwe neza, ubeshejweho nuko kwizera. Mu magambo make reka mvuge icyo cyo kuvuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ibyo wizeye nyine bikwiriye no kukubeshaho no mu buzima hano bunasanzwe, ukabaho neza na kwa gukiranuka washakaga mu ngeso. Icyo wizeye kikuzanira no gukiranuka ko mu ngeso, ariko atari ukugira ngo uzajye mu ijuru, ahubwo ari uko nyine wizeye ko wari hawe. Ibyo ubwabyo bikakubeshaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngira ngo namwumvaga, ariko numvaga icyo avuga. Muri makeya, Imana ishimwe cyane ku bantu bose twabanye, kuko iminota irarangiye. Ndishimye, ndanezerewe ku bwanyu mwahamagaye, na aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza. N'abandi bose batahamagaye turabakunda cyane. Iki kiganiro rero wanagikurikirana kuri YouTube. Uretse ubu nonaha no kuri YouTube kigomba guhita kijyaho, ugasangaho n'ibindi biganiro. Wanditseho
muri telefone yawe nini ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko kandi kora subscribe kugira ngo bijye bikugereraho igihe mu by'ukuri he kugira na kimwe kigucika. Hanyuma hari n'urubuga rwa WhatsApp wakwandikira, iyi nimero ugiye kwandikira ikaba yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp rwitwa ijuru ntirikorerwa rwa 07844257, ugakomeza gukurikiraniraho ubutumwa bwiza, ariko ugakomeza no kubona ubuhamya bwa benshi bakijijwe baguwe neza kubera ko bahishuriwe ukuntu bababariwe ibyaha, bahindutse abera ku bwa Yesu, babonye ijuru ku buntu. Murakoze, ndabakunda, mukomeze kugubwa neza. Bye bye.